Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi, nk'uko duhora tubibifuriza. Muhahe muronke, kaburimbo murayibona nizere hepfo hariya. Yes, iyi ni kampani yanyu rero ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ariko kandi ikabafasha no kuyimanaginga, kuyibyaza umusaruro. Wowe ufite amazu, wowe ufite inzu utabonera abakiriya cyangwa se abo wayisigiye bataguha amafaranga yawe, egera Nzuri Business Group Limited mukorane amasezerano, muvugana amafaranga, ujye uyabona kuri konte yawe umunsi ku wundi, itariki ku itariki. Yes, ni karibu cyane rero, tubahaye ikaze, ari nako kandi tukubwira ko tukubakira inzu zigezweho kandi neza bitaguhenze, tukagushakira ibyangombwa byo kubaka ndetse tukagukorera n'ibishushanyo cyangwa se plan. Yes, komeza rero kandi subscribe, kanda subscribe wowe utarabikora, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ukore share, inshuti zawe zose zijye zibona ibyiza nk'ibi, ntubyihererane. Iki kibanza rero cyiza cyane kiri kuri kaburimbo, kiri hano Kamuhanda uzamuka ujya ku Ruyenzi, ucyambuka Nyabarongo, rwose kiri kuri kaburimbo. Kikaba ari ikibanza kiri mu miturire, aho mubibona yuko kiri hagati y'inzu nziza z'ibitabashwa. Ubwo rero kikaba ari ikibanza kandi kinini cyane, gifite ubuso bwa metero kare 1316. Byumvikane yuko harimo ibibanza bine byose, ndetse hagasigara metero kare zigera ku 100 n'imisago, wenda ushobora gukatamo nk'umuhanda useriva ibindi. Ariko kandi kiri ku muhanda, kikaba kiri kuri kaburimbo. Rwose ni ikibanza cya kabiri uvuye kuri kaburimbo, kuko kaburimbo mwayibonye epfo yanyu, ndetse kirimo na fondasiyo ko twari tugiye gutangira no kucyubaka. Ni karibu cyane rero, iki kibanza ntikigucike kuko kirashaka amafaranga make. Ndagira nkubwire ko iki kibanza gishaka miliyoni 40 zonyine, ndetse ziri negociable. Miliyoni 40 ku buso bwa metero kare 1316. Burya koko ukena ufite itungo rikakugoboka, ubundi iki kibanza cyari gikwiriye miliyoni 130 byibuze, ariko noneho gishaka miliyoni 40 zonyine. Ndetse waza ufite amafaranga yawe kashi, ukavuga uti ngewe nimunkurireho aya ngaya, tukabigufashamo. Iki kibanza ukabasha kucyegukana. Kibanza kiri muri metero nkeya uvuye hano mu mujyi wa Kigali, hano Kamuhanda utaragera na Ruyenzi. Urumva ko iki kibanza ari imari, ni sure deal, ntago gikwiriye kugucika. Ni karibu cyane rero, komeza ukande subscribe, ariko tukwibutsa yuko ukunze iki kibanza cyangwa se ushaka no kugera ku yindi mitungo yose tugurisha, cyangwa se nawe ufite aho ushaka kugurisha, cyangwa ushaka ko tukubakira cyangwa tumanaginga imitungo yawe, waduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Sibyo gusa rero, ushaka kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa X, n'ahandi hose n'ubundi hose twitwa Nzuri Market. Ari nako kandi tugukangurira gusura website yacu ya www.nzuri.rawa, hanyuma ukaba wahagurira cyangwa ukahagurishiriza nta kiguzi cya komisiyo bigusabye, ukibonanira na nyir'ubwite. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya n'umwami, nyabuneka iki kibanza ntikigucike. Ndakubwiza ukuri ko ari imari iteye ubwoba. Komeza ukande subscribe, ukande cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, ukore share, ukande kukazogera. Turabakunda cyane iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya n'umwami, karibu cyane. Ciao.